Alo sheri n'umuhungu wanyu dogiteri tabi mukundana cyane nkundaga gukurikirana ibiganiro bya Ntagara haba kuri Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahantu hose murakoze cyane. Tuguha ikaze kuri YouTube channel Ntagara official. Ese wabuzi inkuru igezweho, inkuru ya Mike na Jane, urukundo rwabo rugeze ahagurumana, ariko se ko Sara abyivanzemo aho Mike arakomeza kunane na Jane? Kurikira. Iyo vire inkuru ya Mike and Jane. Mike na Jane barakundanaga cyane, ari babantu bahorana mu munyenga w'urukundo, ku buryo ibyo Mike byose yateguraga yashyiragamo na Jane kuko yamubonagamo nk'umugore we wahazaza. Igihe cyarageze Mike biba ngombwa ko atandukana na Jane bitewe n'impamvu z'akazi yaragiyemo hanze. Nuko Jane nubundi yari kwitegura kuko Mike yaramubwiye ko agiye kugenda, ariko Jane akaba wa muntu wakundaga ibintu, yakundaga kwiyitaho, ari wa muntu ukunda gusohokera ahantu heza, ari wa muntu ukunda kugenda n'inshuti ze, ikintu cyose kigezweho cyangwa gishyashya ewane yabaga agomba kuba yacyambaye uwo munsi. Ariko kunyine Mike yaramaze kumumenyera, yaravuze nakundi I love you, nakundi nabigenza ngomba nyine kugukunda nkabiguhereza kuko ni wewe rwose mbona unyuze umutima wanjye. Mike nyine yamuhaga buri kimwe cyose kuko yari yifashije, afite amafaranga, kandi na Jane yabaga ameze neza kuko yabaga abona ko Mike ibintu byose yabimuhereza. Nibwo Mike yabwiye Jane abaho rero Jane ngiye kugenda, kandi aho ngiye kujya nzatindayo, ngiye kujya hanze, ngiye kujya muri Amerika, ariko nzagukumbura kandi ndacyanagukunda. Ibyo nyine barabipanze gusezeranaho. Urabizi nyine iyo umuntu agiye gutandukana n'umukunzi we hari amagambo bavugana, hari impano batanga kugira ngo basi ahagera cyangwa hazagera azibuke ko hari umuntu babanye mu munyenga w'urukundo. Nubundi Jane yaramubwiye it's okay Mike, naribi igihe twe tubanye nta kibazo, ibi byose hari ibyo nzajya nibuka, twakoranaga, twarasohokanaga, twararirimbaga, akajya mwibutsa ibihe bitandukanye banyuzemo, abango I will never forget this, nago nzabyibagirwa. Nyine urumva Mike yatangiye gupanga urugendo rwo kugenda akajya hanze nyine muri Amerika, agasezera kuri Jane kuko nubundi impamvu z'akazi nizo zari zimutwaye, ariko agakomeza gusezeranya Jane ko azakomeza kumwitaho no kumuba hafi nyine nk'umuntu bakundana. Jane yaramubwiye okay nta kibazo, ariko nugera uzanyibuke, uzajya unyoherereza utuntu twiza, amashanete, inkweto zigezweho, amakanzu. Jane yari materialistic cyane, yakundaga ibintu cyane, ariko ibyo ngibyo Mike ntago yabitindaga kuko nubundi yarazi ko ari sheri we. Aravuga nta kibazo babe, nzagerayo nzabiguhereza icyo ushaka cyose, I will give to you. Mike agiye kugenda yahaye bracelet cyangwa agakomo agahereza Jane, aramubwira Jane akagakomo nguhaye reka kazajye kakwibutsa ibihe byose twabanye, nta kintu mfite kirenze ubu ngubu naguha, ariko let me hope I shall see you back. Aramubwira it's okay Jane. Nyine Jane ararira cyane, amarira atemba ku maso, ararira arava Mike usuransize unsigende. Aramubwira nugira ikibazo tuzatuvugana anytime, tuzatuvugana kandi ndabizi ko bizagenda neza. Nyine urumva Mike yaragiye, ariko bafitanye isezerano, bafite igihango ko bazaza bakongera bagakomezanya urukundo rwabo. Mike rero yaragiye agera hanze, ageze hanze nyine akomeza gushakisha ubuzima, akomeza gukora, ariko yibukana none Jane akajya mwoherereza ibintu bitandukanye, ama gift, agafotora, ariko ibyo bintu rimwe na rimwe Mike nabikunde, nabyiteho, nabihereza umwanya, akavuga ariko se kuki umukobwa akunda ibintu bigeze hano, kuki akunda utuntu twinshi, kuki ahora yumva ko nahora mu providing, ariko nabitinda akavuga okay she's mine, nago nabitindaho Jane she's mine. Nibwo nyine yakomeje muri ubwo buzima bwo hanze muri Amerika, agakora kohereza umukobwa. Nyine umukobwa yabaga ari wa muntu ushaka gucya, yumva nta kintu ashaka ko kimugora, ahora yisohokera, nyine yakundaga simple life, ubuzima bworoshye. Niko Jane yari yimereye, kandi nta mutima mubi, ahandi yari umwana mwiza, ariko nyine ibyo bintu bigatuma ahora ashaka utuntu dushya mu buzima bwe. Niba hari ikintu gishyashya kije akavuga I have to ngomba kukigira. Niko rero Jane yari yimereye muri mu buzima bwe busanzwe. Nyine hashize umwaka, nubundi Mike aba hanze, mu gihe yari ari mu kazi agiye muri pause, kwa kundi uri muri pause urimo urachatinga, urimo urajya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nibwo yabonye umukobwa arangije aramwandikira. Nago yari amuzi gusa, ariko kundi muri mu magroupe atandukanye, aza kubona mu mukobwa aramwishimira, aba ese uwamusuhuza ko mbona afite n'izina risa naho nkomoka, nyine nkuko ushobora kumva
kumva ikinyarwanda, izina ry'ikinyarwanda urabizi risa soundinga nyine nk'ikinyarwanda, ntago risa n'irindi. Aravuga uyu muntu rero izina uburyo yitwa ndabona byenda gusa nyine n'inkomoko y'iwacu, wamwandikira nkumva kuko wenda ahantu ndi nanjye nagira mwene wacu. Nibwo yamwandikiye, yanditse yumva nyine arimo aravuga n'ubundi ururimi rwo kwa Mike. Baratangira baribwirana, aramubwira ese wowe bimeze gute? Ngo bimeze neza cyane. Urumva batangira kuvugana kuko ururimi bari baruhuriyeho. Aramubwiye se ko ngusanze muri iyi group? Aramubwira nyine iyi group nyirimo kubera izi mpamvu nizi. Urumva yarahuyemo n'umuntu bakomoka ahantu hamwe. Aramubwira ariko njyewe nago ndi muri Amerika already, naragiye nasubiye iwacu, nago ndi muri Amerika. Aramubwira okay. Aramubwira se hari ikibazo tumenyanye? Aramubwira uwo mukobwa, aramubwira okay nta kibazo, twamenyana nacyo bitwaye. Umukobwa nyine yitwaga Sara nyine akaba ari umukobwa wari uciye bugufi, akamwumva nyine akamubwira okay nta kibazo twamenyana. Nibwo Mike nyine yakomeje kuvugisha uwo mukobwa, bagaterana story, bagahana story, bakishima nyine nk'abantu nyine baziranye. Ariko still yakundaga Jane kuko yahoraga amuhamagara, akamwoherereza n'indabo, utugift twinshi kuri anniversary ye. Nyine Jane akamakinga sure ko yavuganiye na Mike kugira ngo amwoherereze izo gift yabaga yamusabye kuri anniversary yiwe. Nyine amaze y'imyaka 2 Mike hanze, nibwo yavuze ngo it's time to go back to my homeland. Aravuga ngomba gusubira iwacu nkareba Jane wanjye kuko I miss her, I really miss Jane. Na Jane nyine urumva byari uko nguko. Ariko mbere gato atarasubira mu gihugu cye, urumva wa mukobwa bari bahuriye kuri chat, yakomeje kumuganiriza, akamubwira rero ngewe mbahangaha, mubwira gacabamo. Aravuga ngo maybe ninza tuzahura kandi tumenyana. Aramubwira ngo nta kibazo. Agiye kuza mu kazi baramubwira ntago bishobotse, uraza kumara andi mezi 5 kuko umuntu wari bugusimbure ntago bikunze ko agira iki aboneka, ahubwo ugiye kongera kumara ayo mezi 5 uri hano. Urumva nyine byahise bimuvanga mu mutwe, afise nari niteguye kugenda ariko biranze. Nibwo nyine yagomye gukoma muri ubwo buzima, arakora agashaka amafaranga. Yari umuntu w'umusore umuhanga, yari abantu bose bamukunda bamwemera bitewe n'ubuhanga yari afite. Noneho amezi nyine ubwo yarabaye 3 nanone akora, abura amezi 2 nyine ngo yongere bamuhereze uruhushya kuko noneho umusimbura yari yamaze kuboneka. Ariko still akazajya avugana na wa mukobwa Sara, bahuriye ku mbuga nkoranyambaga, akamusuza, akumva Sara n'umukobwa nyine uciye bugufi. Akamubwira ese Sara wansangiza ku buzima bwawe? Aramubwira no need, nta mpamvu yo kumenya ubuzima bwanjye, nyine nta kibazo, nuza wowe nugaruka mu gihugu niba ngombwa uzansura cyangwa tuzamenyana muri ubwo buzima. Ubundi Mike we aramubwira okay nta kibazo, niba udashaka kumenya, niba udashaka kumbwira uwo uri we, I can tell you who I am, ngenda kubwira wondi we. Aramubwira mva muri iki gihugu, naje mu kazi, fiti ibi. Nyine kwa kundi umusore nyine abagiye kwibwira umukobwa akivimiza, akamubwira ewan nduyu nkora iki ngiki, nagiye ibi nizaha. Umusore yari proud no kubwira Sara uwo yarariwe. Ariko Sara aramubwira not yet, ngewe nta kibazo tuzamenyana nuza ukambona. Sara yari umukobwa uciye bugufi, witonda, wubaha cyane mu buzima bwe bwa buri munsi. Nibwo nyine y'amezi 3 yarangiye, y'amezi 2 yarasigaye yarangiye. Noneho Mike biba ngombwa ko asubira iwabo mu gihugu. Urumva nyine kuba yarasubiye iwabo mu gihugu, yarakumbuye Jane cyane, amukumbuye. Avuga ngo Jane ninkubona sinzi ukuntu bizagenda. Afite na gahunda yo kuzahita bagenda bagapanga ibintu by'ubukwe. Ubundi arangije arahamagara, aramubwira Jane nzaza muri iki cyumweru. Jane nyine yari yiteguye birenze, ahantu hose nyine yumva yishimye, abantu bose yumva zabakora, akababwira my husband is coming. Ariko nyine yari inshuti ye, bari batarapanga ibintu by'ubukwe. Ariko kuri we yabishyiraga ku rundi rwego. Urumva nyine yaramutegereje ku kibuga cy'indege ku munsi yari buziho. Ntabwo yigeze asinzira, yahoraga atekereza urugendo. Abantu bose inshuti ze yarabasajije ngo sweetheart is coming, nyine atagituza mu buzima. Urumva nyine umuntu nk'utegereje umushuti we cyangwa sheri we bari ibindi. Arangije aramubwira okay I'll be ready, nzaza kuza. Nyine urabyumva ko yafashe yari afite tiki ya ninjoro, no kuva yuko we yageze mu gihugu ninjoro cyane. Yageze mu gihugu ninjoro, n'ubundi yamutegereje ku kibuga cy'indege. Akimubona Jane yarishimye cyane, araseka, aravuga you again, nanone wowe. Arahoberana nyine nk'abantu badahirukana, amarira aratemba, aragwa. Jane arasakuza, arava no way, ese ni wowe nongeye kukubona. Urumva na Mike he was really happy to see again Jane. Yari yishimye cyane kongera kubona Jane nk'umusheri we. Noneho akigera mu rugo, Jane
nyine yaravuze ese urumva twasohokera he twajya hehe urumva nyine Jane kakantu nyine ko kuba umuntu uri smart ko guhora umuntu ukeye ku maso abantu bose nyine agombe abari top arajira mwese shu twajya hehe tonight ko numva shaka ko twasohoka natwe enjoyinga nyine urabona nago doyirukana Mike aramubwira Jane ndarushya mutari nkeneye kuryama nkaruhuka aramubwira no way ukeneye kuryama iki ugomba kuza tukagenda tugasangira nari ngukumbuye tugasohokana ariko ibyo Mike nabikunde cyane ibyo bintu nyine byatumaga adakunda Jane bitewe nako kantu yagiraga kakageso ko kumva ko ibintu byose ari mani guspendinga amafaranga gusohoka kwambara igicyo ibyo bintu Mike nabikunde cyane arangira amubwira ariko Jane kuki umeze gutyo kuki utatuza nyine relaxing basi bwa rimwe dore nibwo nje ariko dore ibintu rero kumbwira ambwira ngo nyine uzajya ubifata nuko meze Mike nuko meze nyine uzajya ubyumva ko ariko meze kandi ndumva ntacyo bitwaye ufite amafaranga ndi mwiza twasohokana ntabwo uri proud yanjye Mike aramubwira no I'm proud of you ariko nyine uzajya ugabanya arangije aramubwira okay nta kibazo Mike yarananiwe arushye nyine umukobwa yagira ngo yemeze abandi urungano iki ko afite Mike kandi ufite amafaranga barasohokana nyine nk'ukuntu yabivuze yabisabye baragenda bajya kuri page barasangira barishima barifotoza bararirimba numva Jenny yakundaga kuririmba cyane yareze no kuririmba cyane akaririmbira Mike nyine akajya muriba agaseka akavuga ngo cyakora ni wowe mugore wanjye you are my future wife arambwira me too I love you so much urumva ko hari mu munyenga w'urukundo ruteye ubwoba nyine bwarakeye n'ubundi Mike aramubwira rero ngomba kugenda nkareba inshuti zanjye nabo nkabasuzaho ukuntu bameze ataragenda Jane aramubwira ngo nari nibazigiye kukubwira Mike ubu ngubu ufite ibintu byinshi mfite kukubwira nyine urabona ko tugeze mu gihe cyo kubana Mike aravuga ibyo bintu ntago ndabipanga sindagera kukubwira ko tugiye kubana soon yego biri muri gahunda ariko not now never no way tugomba kubana nyine ubu ngubu twabaye sheri na shushu nta mpamvu yo kubitinza aramubwira ngo ahubwo nguzi n'ikindi hano nyine mfite inzu namaze gufata hano hari amazu 2 nafashe hano hari shop namaze nyine kuvuga ko nzajya nguriramo imyenda Mike avuye hanze yasanze umukobwa yarabukinze ahantu hatandukanye umukobwa hajya kwisukishiriza ahajya kurara igihe yananiwe hoteli yabukinze nyine umusore za bills zuzuye zo kwishyura ibyo bintu byose Jane yajyagamo aramubwira ni gute wankorera ibi bintu ntabwo twigeze tubyumvikana nyine urabiza abantu bakundana hari igihe bashaka ko bumvikana ku bintu ariko Jane ibyo niyo byikozwaga abana sheri nyine afite amafaranga azaza byishyura ahantu hose yanyura akamubwira sheri nahangaha mfite yo ideni Mike biramurenga aravuga no uyu mukobwa nuko ameze ese nitumara kubana bizagenda gute urumva ibyo bintu byose yagendaga bitekereza mu mutwe nyine aba ibi ni ibiki Jane arimo arankorera urumva amafaranga hafi ya yose yaravanye hanze yatangiye kwishyura za bills wa mukobwa yagendaga afata ahantu hose hatandukanye aho ajya kunywa hasokera n'inshuti ze akafata inshuti ze nk'icumi bakagenda bagasangira bango I will pay later urumva nyine bango nzishyura rero ibyo byose Mike yaje biri ku mutwe we arabyishyura byose aramubwira okay nta kibazo byose arabyishyura nta mutima mubi aravuga ngo I will pay all wowe mbwira ibintu byose arangije aramubwira nta kibazo ndabyishyura nibwo Jane nyine yatangiye kumva nyine ko Mike amukunda nyine byanya niba ari bills zigera mu 10 zinarenga ariko zose akagenda azishyura nta kibazo nta mutima mubi n'ubundi nawe agakomeza agafata n'izindi bundi akajya ahamagara Mike nafashe iki Mike nafashe aba what uyu muntu ko iki ari kunkorera ibi bintu nibwo nyine Mike yavuze ngo ibi bigomba kuhinduka ariko niyabibwira Jane aramwihora amuvuga ngo maybe nibwo buzima ashaka kubamo ariko umunsi umwe afata Jane aramubwira Jane tuziranye igihe kirekire were kwitwara gutyo ntabwo igihe cyose nzahurana amafaranga hari igihe bizahinduka ntabwo igihe cyose nzaba ndumukire uko bishaka mbabarira gabanya ibintu byo guspendinga amafaranga nyine bimeze gutya Jane aravuga Mike wowe ukena abantu muziranye amakampani akuzi ibihugu ujyamo ni gute waba umukene no ndabizi okay nukena nyine tuzashaka ko tubigenza ariko ntago wakena kamemo ntago ushobora gukena nyine Jane nibyo yatekerezaga kuko yabonaga umusore afite buri kimwe cyose yifuzaga icyo gihe yari ari mu rugo nyine yatandukanye na Jane aba hari umuntu twigeze kuvugana mvuga ko nimva hanze tuzahura tukaganira arangije nyine
aramuhamagara Sara nyine muramwibuka ko bavuganye mbere yuko Mike agaruka mu gihugu. Aramuhamagara ati Sara bite ni byiza, Mike ni wowe hashize igihe tutavugana, umeze utemeze neza. Aramubwira noneho naje mu gihugu, ubu ngubu noneho twapanga tugabonana nyine nka kwishimira ko duhorana ku mbuga nkoranyambaga, nta nubwo sinkuzi nyine byimbitse ariko ndumva ashaka kukumenya. Aramubwira Sara nyine mu ijwi rituje, mukobwa utuje cyane, aramubwira nta kibazo Mike, tuzapange tuzahura. Urumva nyine batangiye kubipanga babishyira muri gahunda. Sara arangije mumuhereka nyine ahantu quartier abamo, aramubwira uzazi, ariko Mike ntayisobanukirwe neza. Sara agagerageza kumurangira akamubwira hano uzaze uzansanga hano na Mike aravuga okay, I will try my best nkugereho hakiri kare. Urumva nyine umunsi ibyo ari byose ariko yabikoraga Jane atabizi. Nibwo nyine yapanze wa munsi aragenda ahura na Sara. Nibwo nyine Mike yaragiye kureba Sara, aragenda nyine muri quartier bari bavuganye guhuriramo. Akigera imbere ya Sara biramurenga, areba umukobwa, kumukuraho amaso biranga, areba Sara ahita nyine muri we yumva hari ibintu bidasanzwe bijemo. Areba umukobwa biramurenga, arakomeza aramureba. Sara ati ese kunyitegereza hari ahantu nzi? Umusore nyine ahita yikaruma ngo nta kibazo, ariko mu maso nyine byagaragara ko urukundo rwamuganje, ariko adafite ukuntu yahita bivuga kuko nyine it was first time, urumva ntago yahita bivuga. Yihagararaho aramubwira ese Sara amakuru? Aramubwira ni meza, nice to meet you. Nyine bagirana ibihe byiza, baraganira, amubwira ubuzima nyine bwo muri Amerika ukuntu bumeze, uburyo akazi kari kameze. Aramubwira rero njyewe nago nagize amahirwe yo gutindayo kuko nayisenza kubera ibibazo bitandukanye by'umuryango naje gukemura. Aramubwira okay, ariko Mike nyine akumva nyine ashatse gukomeza kureba Sara. Sara akavuga ko uri kundeba nk'umuntu nzi. Nyine urumva Sara we ibintu byo gukunda nago yahitaga bitekereza ko byahita biza muri Mike ako kanya umuntu bahuye. Aramubwira no way, wasanga maybe ari ahantu nzi cyangwa nsa n'umuntu. Aramubwira ese Sara ko ndumva nkwishimiye. Aravuga ibyo ngibyo. Nyine Sara akamusubiza ko nta kibazo, nayo ndakwishimiye nyine nk'umuntu twavuganaga ku mbuga nkoranyambaga ariko nakoze. Mike bakicaye aravuga ese iwanyu ni? Urumva bahuriye ahantu ahita appointinga nyine yerekana iwabo. Sara aramubwira ngo iwacu ni hari ureba. Akihabona Mike biramurenga ngo hariya ni iwanyu? Sara avuga ngo yego. Yari akazu gatoya kameze nk'akagonyi nyine nta shusho gafite, nyine ubona ko ari umwana wo mu bakene. Gusa nyine urabizi umukobwa hari igihe yihagararaho akambara neza ariko nyine bitameze neza mo imbere, iwabo bitameze neza ariko akihagararaho nyine kugira ngo looking good. Aranje amubwira ngo iwacu ni hariya buriya. Ko Sara akaba proud yabyo, akavuga iwacu ni hano, mbana na mama. Urumva yari afite mama we ariko mama we yari amaze gusaza nyine adakomeye. Aramubwira ose twajyayo. Urumva yari ntacyo byari mutwaye kuba yatwara Mike akajya kumusura. Akigerayo Mike biramurenga, abana ahantu Sara agahinda karamwica. Birava wayi kuki Sara ahantu nk'aha ngaha nyine umukobwa mwiza nk'uyu. Arangije nyine abona mama we yararyamye aramusuza. Nyine urumva Sara yatangira kuintroducinga Mike iwabo. Aramubwira uyu nyine ni inshuti yanjye twamenyanye aha naha ku mbuga nkoranyambaga, yabaga muri Amerika mama hahandi nari naragiye ariko bikanga. Aramubwira okay nta kibazo. Nyine urumva ababyeyi nta kintu yakwirirwa avuga. Aramubwira ngo nishimiye kukubona, ariko Mike muri we yababaye cyane yumiwe. Ariko Sara we nta kintu byari mutwaye kuba iwabo hameze kuriya. Nibwo nyine Mike yamuhamagaye aramubwira ese twakwicarana gato tukaganira. Aramubwira nta kibazo. Aramubwira ngo kuki utambwiye ko iwanyu bimeze gutya? Ngo ibikise? Kuki utambwiye ko mama wawe urwaye? Kuki utambwiye ko iwanyu muri ubu buzima? Kuki utamamagaye? Niyo mpamvu wanze kumbwira ubuzima bwawe bwose. Aramubwira no, ngiye ngo nanga gushyira ubuzima bwanjye hanze nyine kuko rimwe na rimwe hari igihe ushyira hanze umuntu atakwitayo rero ukaba urimo uraruhira ubusa. Niyo mpamvu rero ngewe numvaga ntango atari ngombwa ko nabikubwira kuva ko ntari nkuzi, numvaga ibyo byose ntakubwira ubuzima bwanjye bwose. Aramubwira ese kuki nakubwiye ubwanjye? Kuki wabonye ko mfite amafaranga, ibintu byose nakubwiye, amakampani yose mfite, kuki utambwiye basi ko nagira ikintu ngufasha kuri mama wawe ndetse nawe ubwawe ukiteza imbere? Aramubwira nta kibazo Mike, nta kibazo kumbayeho biranyuze. Arangije bakiraho ngo bakiri kuvugana nibwo Jane yahise ahamagara nyine Mike. Aramubwira Mike urihe ko nakubuze nyine cyane kwa kundi umukobwa aba yivumbuye. Mike aramubwira ngo buretse ndaza kuvugana nawe.
Jane abonye ice cream amukubye aravuga ngo ni gute wabikora, ararakara. Jane ararakara ngo ni gute, ari kumwe nandi atangira arafuha. Ni urumva yari yibereye kumwe na Sara, yatangiye kumjira mu buzima bwa Sara mubaza ukuntu bumeze, agahinda kenshi cyane. Aramubwira nubwo buzima mbayeho, that's my life. Aramubwira ngo basi uzanyemerera umunsi umwe nzagira ikintu mumarira mu buzima bwanjye. Aramubwira ngo nta kibazo. Nyine barishimana, baratandukana, barataha. Nyine urumva akimara gutandukana na Sara yahise yibuka ko Jane yamuhamagaye, ahita afata telefone aramubwira hello babe. Jane yarakaye yasaze ngo wowe ukamamagara ukambwira iki, naguhamagaye ngo tugende, dore prote yapfuye, inshuti zanjye zari zinegereje, nashaka nyine kugutwara abantu bakakubona, ibintu byinshi. Aramubwira ese ibyo nibyo ushize imbere kurusha uko twashyira ubuzima bwacu bw'ejo hazaza? Aramubwira ndabizi buzaba ari bwiza. Arangije nyine umusore biramurenga, aravuga no way. Ahita amubwira ngo uzi n'ikindi ntago ndi buboneke. Jane yahise arababara cyane, arivumbura, atangira kwanga kwitaba nyine Mike. Aravuga ngo njye nta n'ikintu wambwira. Nyine atangira kwivumbura, arabona uyu mukobwa yivumbuye ku musore, ntago nkwitaba, ntago nsubiza message. Uko nyine yanga kumusubiza, ahubwo akamuhereza umwanya wo kuba yagenda akagira iki, akaganira na Sara, kuko nyine Sara yaratangiye gukurura Mike cyane. Akajya amubaza ubuzima bwe, akamubaza ese wariye, nariye, wanyweye, nanyweye, mama ameze ate. Arimo aragenda yoroherwa. Noneho wa musore atangira kugira ikintu afasha Sara kugira ngo ubuzima bwa mama we bugende buhinduka. Nibwo nyine Sara yatangiye kubona ubumuntu mu bantu, atangira kubona ko hari umuntu wamwitaho. Nyine urumva Jane we yaramaze kwivumbura, atagishaka kuvugana na Mike. Rero agategereza ko Mike azamuhamagara, ariko Mike akavuga okay, niba ariko ushaka ko tubigenze, reka nta kibazo, ndaguhereza umutuzo wawe. Ahubwo yababaye yagihamagarira Sara, akamubaza amakuru na Sara nyine akamubwira ngo meze neza cyane. Haje ukwezi Jane adahamagara Mike batavugana, nibwo Jane yaje noneho n'uburakari bwinshi cyane, avuga ngo ese kuki utamamagaye? Aramubwira Mike ariko niwe waragiye kandi ngiye ntago nari kuguhamagara. Umwanya munini noneho Mike atangira kumarana na Sara, bakaganira, atangira nyine kumwiyumvamo, atangira kubona n'umukobwa udasanzwe. Yareba ukuntu aba mu buzima bugoye, ariko kari ukuntu yihangana, ibibazo byose akabikemura ari wenyine, ibibazo byose nyine akirya akimara, ariko kugira ngo abisolvinga ari umwe, rimwe na rimwe nasabe n'ubufasha Mike, kuko Mike yari yaramubwiye ngo buri kimwe cyose uzansaba nzakiguhereza. Noneho Sara nyine bimwe na rimwe akamwihorera, nanabimubwire, ahubwo Mike akaza kubivumbura ubuzima nyine umukobwa abayemo, ko atariye, ko atabonye icyo ashaka, ko akazi bimeze nabi, akamuhereza amafaranga. Nibwo yatangiye kumwerura urukundo. Noneho umunsi umwe aramubwira Sara, ndumva nshaka kubwira ijambo rimwe gusa, ndumva hari ikintu ushaka kubwira, ndumva ngo muri iyi minsi urimo urankurura, ndumva ntazi ko bimeze, ese wanyemerera nkakuba hafi? Urumva yamusabye ko yamuba hafi. Rimwe na rimwe Sara yumvaga ko abantu bose babeshya, ari abasore bose babeshya. Arangije aramubwira okay, nta kibazo, niba wiyemeje kuba wandindira umutima wanjye agahinduka, nawe urinda agahinda mama, nta kibazo. Urumva noneho ibintu bisa naho bigenda bihura, abantu bagenda bakundana. Ubwo ndavuga Mike na Sara. Jane wenyine urumva yabaga mu isi ye, ahora yigendera, ahora ashaka ibintu biburiya, ibintu bishyushye, aho akabari gashyushye, imwenda mushyashya, umuhanzi waje, nyine yabaga muri iyo si yo kwihora nyine avibinga, kuko yarazi nyine ko Mike amuprovidingira buri kimwe cyose. Nibwo nyine byagiye bihinduka, ni urukundo rutangira gukonja, guhamagara wapi, nibazaye bahamagarana. Arangije aramubwira rero iki nicyo gihe ngo mubwize ukuri Jane. Ubwo ni Mike yaramaze kubwira, arahamagara ambwira rero ndumva ashaka kubwira uyu munsi ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye ntigeze nkubwira. Ubwo urumva Mike nyine yaragiye kubibwira Jane. Aramubwira Jane rero duhure tuganire, ndashaka kubwira ibintu bidasanzwe uyu munsi. Noneho urumva Jane yari yishimye cyane, aba wow, uyu munsi urashaka kumbwira ikintu kidasanzwe. Amubwira cyane. Jane yahise abwira inshuti ze nyine, amubwira shingongeye ashaka kumpropose, arashaka kumbwira nyine ko tugiye kubana. Nyine atangira guhuruza abantu bose nyine batandukanye ko uwo munsi bari buhure na Mike, kandi nyine ko ibyo ari byo byose ari buze kumupropose. Urumva nyine kwa kundi uri mu munyenga w'urukundo n'umuntu ategereza ko ibyo ari byo byose gusohokana agomba kugira attention ko anytime yakubwira ko agukunda kandi ko mugiye kubana. Nibwo rero Jane yatumije abakobwa benshi, inshuti zamubwira rero muze kudusanga ahangaha, anytime araza kumpropose, so be ready. Urumva ko yari yiteguye cyane ko agiye kuvuga iri jambo ridasanzwe aribwirwa na Mike cyane. Urumva Mike yari classic boy, yari umusore ewana uri class, ari umuntu w'umusirimu. Barahura baraganira, nyine aramubwira rero Jane, imyaka tumaranye ni myinshi,
I thank you so much. Nyine ndagushimiye wambereye umukobwa mwiza, girlfriend mwiza. Urumva Jane yari yasaze yishimye, akanamubwira ngo mu by'ukuri ikintu ngiye kukubwira uyu munsi no kubwira ko this is the end of our love. Bridge yaduhuzaga isa naho itandukanyemo kabiri, birarangiye. Naguhaye byose, ariko kuva nava hanze, kuva nagera hano, imyitwariro yawe ntago yari meze neza. Biro nishyuye ku bwawe, ku buryo nanjye nisanze ntangiye kujya mu madeni. Abantu bose ukabereka uburyo ufite umuntu w'umukire. Ese nakwiyamye kenshi nkubwira byinshi, ariko warananiye. Ariko uyu munsi nabonye undi muntu ushobora kugusimbura, umuntu dukundane, umuntu nyubaha, umuntu nyumva, umuntu basige ugira amatsiko yo kumufasha, atabaje kuza ngo mbwira ngo nkora iki, ngo nkora iki. Ubu mfite umuntu, kandi ndakubwira ko uyu ari we musozo urukundo rwanjye nawe. Jane yararaka, yaravuga no Mike, ibi nibi cyunkoreye. Aramubwira ngo maybe you are dreaming, ushobora kuba uri kurota. Aramubwira Mike atuje cyane, aramubwira no, I'm serious, kandi ibyo mvuze mbihagazeho nk'umugabo. Ubwo nyine urumva Jane yararize biramurenga. Aravuga Mike, are you serious ibintu uri kumbwira cyangwa uri murarota? Ngo numvaga uyu munsi uri buze ukanyambika impeta, numvaga uri bunyambike fiancé, none ibi nibi cyuri kumbwira Mike. Arambwira be sorry, naragutestinze for a long time, nakubereye sheri, na kintu naguhaye, icyo wambwiye cyose naraguhaye, aho washatse hose narahagusohokanye, ariko nta rukundo wigeze unyereka. Ahubwo you are so materialistic, ukunda ibintu, uri selfish, narakubonye. This is the end, ntago wamvira mu mugore. Urumva nyine Jane atangira kurira, amarira aratemba, ngo basi mbabarira bwa nyuma, mbabarira niba ari ibingibi ngiye nabikoraga nzi ko nyine ndimo ndishimisha, nzi ko nabonye umuntu ufite amafaranga, ariko ndakwinginze mbabarira. Arambwira ngo ubu byarangiye. Urumva Jane we yari yatumije noneho babakobwa, inshuti z'abasore yabahuruje, nyine baje bagiye vuga ngo bagiye gucelebratinga, nyine ko bagiye kumwambika fiancé. Ahubwo basanga umukobwa arimo ararira, akirira, bakavuga maybe wenda ni emotion zamufashe. Mike yahita amubaza ese abambona bo baje gukora iki? Jane akireba inyuma asanga iza nshuti ze zose zaje guhurura, nyine ngo baje kumubwira congratulation kubw'intambwe ugezeho. Aramubwira dore nibi ngibi na n'ubu uracyabikora, ibyo nakubujeje, aba ntago twigeze tuvugana, ibi byose urebe, ibi n'ugutakaza amafaranga hejuru y'ubusa. Dufite ibintu dukemura imbere, ariko ukazana ibintu uracyari umutini, uracyashaka kwishimisha bidashinga. Ahantu ugeze aramubwira ngo this is the end. Asiga Jane ahari aryamye arimo ararira ku ntebe yubitse umutwe. Aravuga no, ntago wabinkora. Aramubwira yandagiye kandi I'm going forever. Nyine Jane yararize, aravuga kuki nitwaye gutya, kuki ntatuje, kuki neretswe urukundo sinarwitaho, iki cyose maze. Aratangira aricuza. Inshuti ze nyine zahise ziza ziramusanganira. Urumva hari baje gutwika, abandi baje kwirebera what's going on, bamwe bahise bigendera, abandi baraza bamuhoza. Nyine urumva yari mu gahinda gateye ubwoba. Babandi nyine bamwe baragenda bamusiga aho ngaho. Jane atangira kuvuga ese nizo nshuti mfite, ese ko nta numwe wigeze ungira inama, bose ko bazaga tugasangira, ariko ngeze muri ibi bihe nta n'umuntu wigeze umbwira ngo basi naraspendinze too much, nta muntu wigeze umbwira ngo ibyo nakoze nago byari byiza. Ahubwo bose bazaga baza baprofise amafaranga ya sheri wanjye, baprofise ubuzima mbayeho. Nibwo nyine Mike yahise agenda ahita ajya kubwira Sara. Aramubwira Sara, nukuri wanyemerera ukambera umugore, wambereye inshuti, twamenyanye mu gihe gito, ariko wanyeretse ko hari urundi rukundo rubaho nyuma y'urwo nari maze kubamo rw'umwijima, ntazi isi ndimo, ariko wanyeretse urukundo. Nakubonyemo umuntu udasanzwe, wanyikiriye ukondi, mbega ntago wigeze na hano na hamwe wigeze unkinga. Nabonye kuko ari wowe nkeneye mu buzima bwanjye kuruta uko nagenda nkaba mu isi y'agahinda, ariko nabonye urukundo, urakeyaringa, uri umukobwa mwiza, rero wanyemerera tukabana. Aramubwira Mike nta kibazo twabana, nawe nunyemerera kutazambabaza ubuzima nabayemo, nunyemerera ko ntazabusubiramo, nunyemerera ko ntazababaza mama, nunyemerera ko ntazababazwa muri uru rukundo, nanjye ndakwemereye. Aramubwira come on, ngwino tuzabana ibihe byose, will you marry me? Nibwo nyine yameta. Ahubwo Jane yarazi ko agiye kwambikwa, yahise yizana ayambika Sara, wa mukobwa nyine wacishije bugufi, witonze, utabarabaye materialistic nka Jane, wa wundi nyine weretse Mike iwabo uko hameze. Kandi yari umukobwa mwiza cyane, physically asa neza, ari umukobwa umuntu wese yakwifuza, ariko ntago yigeze yishora mu bintu bibi ngo abe yakwiexposinga.
yerekeye rubanda uko atari, ahubwo aramubwira ngo this is me, ubu nibwo buzima bwanjye, ubwo wambonye kuri social media nibwo ndibwo, ubwo wambonye reality ubu ngubu nibwo buzima bwanjye. Barabuhoberana barishima, ngayo nguko ubuzima bwa Mike, ngaho inkuru ya Mike na Sarah ndetse na Jane. Ese ni iyihe somo ukuye muri iyi nkuru? Ese hari ikintu Sarah kwigishije? Ese Mike niba uhari we n'icyo ukuyemo? Ese Jane wowe ko witwaye nabi n'icyo ukuyemo? Rero ndagushimiye wowe wari ukurikiye iyi nkuru, ndagushimiye ushobora gukanda kuri subscribe aho ngaho kuri Ntagara official ukumva inkuru ziri mu butumwa mwifurije guhaha ukaronka. Alo sheri n'umuhungu wanjye dogiteri tabi mukundana cyane, nkundaga gukurikirana ibiganiro bya Ntagara haba kuri Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahantu hose murakoze cyane.